Uyu munsi urugendo rwacu rutwerekeje kuri bazilika yaragijwe mutagatifu Yohani Bosco iri hano i Roma. Akaba ari umutagatifu wagize uruhare cyane mu kwita ku rubyiruko, ndetse yashinze n'umuryango w'abapadiri b'Abasalesiane bita ku rubyiruko. Iyi kiliziya ifite umwihariko kuko ariyo Karidinali Sara Robert, umwe mu bakaridinali bakomoka muri Afurika bazwi cyane kubera uruhare rwe mu nyigisho za kiliziya. Usibye ishusho igaragaza ikuzo rya mutagatifu Yohani Bosco, kuri iyi kiliziya tubonamo n'abandi batagatifu barimo mutagatifu Francisco wa Sale, ari nawe mutagatifu Yohani Bosco yakuyeho inyigisho zo kwita ku rubyiruko cyane cyane akoresheje ubwiyoroshye. Hakaba n'abandi batagatifu barimo mutagatifu Yosefu Kafaso wabaye umujyanama ukomeye wa mutagatifu Yohani Bosco. Ni bazilika iri rwagati mu mujyi, aho isurwa n'abantu benshi cyane cyane baza kuhakorera ingendo nyobokamana. Iyo winjira muri iyi kiliziya ubona ikirango cya Karidinali Robert Sara, ariwe waragijwe kurinda bazilika. Ikirango cye kikaba kigaragaramo intego ye ivuga iti ingabire yawe irampagije. Nk'uko bigaragara kuri iyi mbata y'iyi kiliziya, biragaragara ko ari kiliziya yubakanye ubuhanga. Ni kiliziya yubatse mu buryo bw'uruziga, ariko ikaba igaragaramo ibimenyetso biranga ubuzima bwa Yohani Bosco ndetse n'ibikorwa yakoze cyane cyane byo kwita ku rubyiruko. Harimo amashusho amugaragaza ubuzima bwe ndetse agaragaza n'ubutumwa yagiye akora cyane cyane bwibanze ku kwita ku rubyiruko. Mu bazwi cyane mutagatifu Yohani Bosco yafashije kumenya Imana ni mutagatifu Domenico Savio waneguriwe aritari muri iyi kiliziya, ariko hakaba hari n'abandi batagatifu bashya cyane cyane barimo Carlo Acutis, nabo bahabwa icyubahiro muri iyi kiliziya. Zimwe mu nyigisho za Yohani Bosco ni uko yashishikarizaga abantu kwiyambaza no kwiyegurira umutima mutagatifu wa Yezu, no kwisunga cyane Bikira Mariya, umubyeyi utabara cyangwa mirukiro y'abakristo. Abibwirijwe n'uwo mutagatifu Bosco yigiye ku nyigisho za mutagatifu Francisco wa Salesi ko ari ngombwa koroshya, kumenya korohera cyane cyane urubyiruko, bityo mu nyigisho aruha akarangwa no koroshya no kurukunda, cyane cyane arwereka umutima mwiza aho gukoresha imbaraga z'ibihano. Ubwo buryo bwatanze umusaruro, ndetse bituma na mutagatifu Yohani Bosco ashinga umuryango witiriwe Abasalesiani nk'icyubahiro cyangwa kwibutsa ko uwo muryango uyoborwa n'inyigisho za mutagatifu Francisco wa Sale. Imwe mu nyigisho yasize ikomeye ni uko yaba yaragize iyerekwa ubwo yari asinziriye, abona kiliziya ishushanywa n'ubwato bwagendaga mu nyanja, ariko hakaba hari inkingi ebyiri. Inkingi imwe yagaragazwaga n'Ukarisitiya, indi ikagaragazwa n'umubyeyi Bikira Mariya. Byahuheraga akayaga keza katumaga abari muri ubwo bwato bari barangajwe imbere na Papa badahungabanywa n'imyambi yaturukaga ku banzi ndetse n'imihengeri. Inzozi ze zisesengurwa bavuga ko kiliziya nubwo yahura n'imihengeri myinshi, ariko ishyigikiwe n'inkingi y'umubyeyi Bikira Mariya ndetse n'inkingi y'Ukarisitiya. Ariyo mpamvu mutagatifu Bosco adushishikariza kwisunga umubyeyi Bikira Mariya, tuvuga ishapure ndetse n'indamutso ya marayika gatatu ku munsi, ndetse tukagira n'akanya ko gushengerera. Ibindi twababwira kuri iyi kiliziya ni uko uretse imitako irimo, harimo n'inanga y'agatangaza muri kubona hariya hejuru, akaba ari naho korali iba yicaye yiri kuririmba. Iyi kiliziya kandi yasuwe n'abatagatifu bakomeye barimo Papa Yohani Paul wa II na mutagatifu Terezo i Calcutta. Turushaho rero natwe gushyira mu bikorwa inama mutagatifu Yohani Bosco tugira, turangwa n'ubwiyoroshye ndetse twita ku rubyiruko, dusenga cyane cyane twisunga umubyeyi Bikira Mariya,
kandi tunagira akanya ko gushengerera Yezu mu karisitiya.